Reka ntangire mbasuhuza mbifuza kugubwa neza mudukurikiye. Muri video tugiye kureba hamwe mu ncamake ku makuru mwabonye ku ma account yanyu ya Apai. Hari abantu batabaherutse gusura account zabo za Apai, ariko ngira ngo mwamaze kubona ko twamaze kubona andi makuru mashyashya, indi big updates yamaze kugeraho kuri dashboard zacu. Iyi updates rero iravuga iki? Iyi dashboard nuza kwirebera urabonamo ijambo ryanditse ngo ecosystem and feature updates, new apps listed and new accounts recovery option also added. Novuga ngo bamaze kuba bashyiraho application eshanu nshya zamaze kongerwa muri no mushinga, ndetse bamaze kuzongeramo bongeramo n'ubundi buryo noneho ushobora kuba wa recoveringa password yawe mu buryo bworoshye cyane. Ibi nibyo ngiye kubwira mu kino kiganiro rero, kubwira ngo ube hafi kugira ngo tubane muri no video. Wibuke ukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru yose ajyanye na mining kuno muyiro wacu wa YouTube, ukande na like kuno video, ujye no muri comment uduherezemo igitekerezo cyawe kugira ngo byose bigende neza cyane. Muri comment muri description no video ndaza gushyiramo link ya WhatsApp channel, uze gukora follow kugira ngo n'andi makuru yose tashyize ahangaha nayo ujye uhasanga, kubera ko hari ibintu byinshi tuvugaho mu gikari tudakorera video. Iyo rero dushyize kuri channel yacu ya WhatsApp ubasha kuza kubona ayo makuru mu buryo butagoranye cyane ko ushobora no kuhanyura ukatwandikira tukaba twagufasha ku kibazo waba ufite kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka nkubwire ngo ni karibu. Ku mugoroba w'ejo hashize nibwo twabonye Apai yacu yongera kuduha amakuru mashyashya. N'amakuru twabonye y'ingenzi cyane agera kuri abiri. Mu minsi ishize twari dufite amakuru y'uko Apai yongeyemo amadolari asaga 100 kugira ngo abe yafasha mu kudevelopinga community ndetse no kuzamura umushinga muri rusange. Noneho twaje kubona amakuru mashyashya. Aya makuru aravuga iki? Aravuga ngo new apps listed in mainnet ecosystem interference and update to account recovery option. Hari apps eshanu zamaze kongerwamo. Izo apps eshanu zongewe muri no mushinga. Biravuga ngo this blog highlights two recent updates that reflect an ongoing process across the Apai ecosystem. First, several new community apps have been added to the mainnet ecosystem interface, expanding what's available for pioneers and reinforcing the network focus on ecosystem and utility. Bagize bati ati iyi paper cyangwa se itangazo batanze riri kutumenyesha ko hari apps eshanu zamaze kongerwamo muri no mushinga kugira ngo zifashe mu kuba zakagura ibyo aba pioneers cyangwa se aba mining bakeneye, ndetse zitange n'imbaraga muri ecosystem yacu. Ati ikindi twongeyemo account recovery, uburyo ushobora kuba uwagarura password cyangwa se account yawe yatakaye mu buryo bworoshye cyane. Ati buno buryo rero nubuhe bongeyemo. Reka tubanze tuvuge ku buryo bwari busanzwe ku bantu batabuzi. Hari abantu babaca amafaranga bababwira ngo turabafasha kugura password zanyu muri Apai, ariko ibintu wari ukubeshya kubera ko nawe wabyikorera. Icyo usabwa, icyo wakoraga ni ukuba waramaje kwihuza na telefone, hanyuma ukagenda none se ngo reset password ukahakanda, bagahita bakohereza utunimero cyangwa se utunamba wohereza muri SMS kuri server yo muri Amerika cyangwa Bwongereza. Ndakeka bagira servers zigera kuri 5, hanyuma wamara kwiyohereza ugahita ugaruka muri account yawe bakaguha ahantu ho gushyira password nshyashya. Ibi rero nibyo byamaze kuba byahinduka cyangwa se hagira ikindi kintu cyongerwaho. So kuvuga ko byavuyeho burundu, ahubwo hari ibindi bintu byongewemo ushobora kuba wakifashisha. Ngira ngo mwamaze kubona ko account nyinshi cyane dukoresha, iyo ukeneye ko wa resettinga password cyangwa se wagarura password yawe yatakaye, ushobora gukoresha email mu buryo bworoshye cyane, aho bakohereza password kuri email cyangwa se bakohereza link ukaba wayinyuraho ukagenda ugakora passwords. So hano muri Apai rero nabo niko babigenje, bashyizeho uburyo noneho ushobora kujya ukanda kuri forgot passwords, hanyuma bakaguhitishamo niba ushaka gukoresha SMS cyangwa se kwakira link kuri email yawe. Iyo link wakiriye kuri email niyo ukandaho ikakujyana ahantu uraza kuba wakanda kugira ngo ushyiremo password. Iyo password nshya ushyizemo niyo ukomeza gukoresha. Ibi rero bimaze iki?
ibintu icyo bimaze ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bari baratakaje ama account yabo kandi account zabo na nimero zabo za telefone wenda batazibuka. Ibi rero byatumye cyangwa se nazo zaratakaye, byatumye Europa ivuga uti ashobora kuba adafite nimero ya telefone ariko afitemo email muri telefone ye. Biroroshye cyane ko ushobora kumuhorezaho link, iyo link akaba yayinyuraho maze akaresetinga password. Nibyo rero Pi Core Team yamaze gukora. Ubu ni ukunyura kuri email tukaba twaresetinga password zacu zo muri Pi. Uyu mushinga ukomeje kutugezaho ibintu byinshi. Mu minsi yashize batugejejeho uburyo bwo gukora KYC ukoresheje uburyo bwa Banksa cyangwa se BankSA nk'uko bamwe babisoma mu buryo butandukanye, ariko ubundi bavuga Banksa, aho ushobora kuba wanyuramo ukaba wakaactiva wallet yawe mu gihe utarakora KYC. Hari abantu batabizi, ariko ibi bintu nyine bisaba amadolari, ko nabonye kugira ngo bikore ku muntu utarakora KYC bisaba kwishyura amadolari 20, hanyuma ugasubizwa Pi zigera muri 29, kandi ntekereza ko bigeze naho Pi zigeze ubu nta gihombo kirimo. Ubwo rero ibyo nabyo byaratambutse. Ku bantu batabizi wenda urajya muri comment tubwire nimba ukeneye kubimenya tubigusobanurire neza bwo gukora iyo KYC ukoresheje iyo Banksa. Ni uburyo bwemewe na Pi, ariko nyine urumva ko ugomba kwishyura amadolari asaga 20. Ntabwo ari njyewe uyishyura, urayishyura Core Team, uyishyura nyine iyo company igiye gukorera KYC yitwa Banksa, ntabwo ari njyewe uyishyura hoya. So hari apps rero twari twavuzeho bongeyemo zigera muri 5. Izo apps rero ni izihe, zikora iki? Izo apps 5 bavuze ko izo apps 5 harimo Snake Game app. Ubwo ni game y'inzoka. Iyi ni app ushobora gukinamo game y'inzoka. Bashyiramo e-commerce apps, za app ushobora no kuba wahahiraho ukoresheje internet. Ushobora kuba wajya kuri izo application ukaba washyira amafaranga cyangwa se washyira Pi kuri account yawe maze ukishyura ibicuruzwa ukoresheje iyo apps, nicyo twita e-commerce app. Hari apps zitanga amakuru about Pi cyangwa se za application zitanga amakuru kuri Pi, nazo ziri muri app zongewemo hano birimo dore ngira ngo hano murabibona muri tangazo, ntago ari ibintu tuba turi kubeshya. Dore ngibi these apps includes a Snake Game app, e-commerce apps that provide information about Pi token. So bakavuga ngo meet the network standards for app liquidity. Izi rero zira cyangwa se app quality. Izi ngizi zujuje ibisabwa kugira ngo zibe zitwa app nyine zemerewe kuba zizakoreshwa. Muko mubizi hari na standards quality zagenwe kugira ngo bibe yitwa app. Bavuze rero ko izi zirabyujuje, kuzikoresha ntacyo biba bitwaye. So ku bantu rero mwajyaga mugira ibibazo byo kuba mwa resetting passwords, murabona ko hari ikintu gishya bongeyemo nkuko mubireba hano. Ngaka akantu gashya bongeyemo bita ngo ni trusted email, kuba wakoresha email wizeye hanyuma ukaba wa resetting password. Hari apps 5 bongeyemo hano, nazo ushobora kuba wazikoresha. Turaza no kuzibashakira turengo zikora gute, nizihe. Dore ntago bazizemo usibye gusobanura ibyo zikora. Bavuzemo iriya ya Snake Game, bavugamo e-commerce ndetse na zira zitanga amakuru ajyanye na Pi. Turaza kugenda dukomeza gushaka ari izihe, nazo tuzazibagezaho ubutaha buri mwimwe nuko ndigenda ikora. Reka mbabwire ngo mwakoze kudukurikira. Imana ibarinde cyane. Mari kumwe na Mr. Egidi.